nka data hari n'abapfa batazitanze kandi bazifite barazigigiye ariko gipfuye tuyiha nyine tu undi kuko njyewe uragenda ngakubwira turajyana mu isoko nimba ipantaro igura 10 nakubwira 20 ubwo ikosa ukora nukurenza kuri iryo 10 yarenzeho kila muntu namuzgo nayanjye ugomba nkwibye nagukoze mu mufuka wasanga nta n'induka ufite urumo bita dommage basherisheri wandi bavuga ati tugende mu modoka nanjye nta duka mfite so narana nsanga umuntu ufite iduka reba inzara iri mu maso wajyoza uramuje nuri kuri kubyuma kandi Imana bitari n'ama ibintu by'urwenya abantu baravukiye kugiye wakirire haba ari ba mucecuru kade bafite ishyari ukiyago ati ngo umuhungu wanjye ngo gura umunyu amaherezo batse mucecuru kade ninjye warambyaye kandi warakuze nkureba ubwo umusoro Musanze no twari tugeze kaduhakomereza Musanze ukuntu nahageze nanjye ni nk'ikivejuru nta muntu arinzi nabagiye ko nawe ni nkuba y'umusore bituye kubita mu isoko nk'umusazi nagiye rwamaganga nambona ibiceri biri kwa mwatangira mutubwira muri bande nitanga titi titi turakwakira kuri Iris Rwanda TV titi ufitiye impano ni impano yo gukina comedy ariko amajyaruguru mwese ngamusiga mukina comedy no gusetsa abantu nabyo niba byoroshye ntago ari bose ni impano umuntu avukana utayifite niyahuzo kandi mwese museye mwigana Nsabe oya Nsabe nta kumwigana guhari ngiye nkora ibyanjye nagakora ibye ubwo ako ntago tuba tumwiganye ariko kuva Nsabe ngo yafata hit abantu bose ngo bakora comedy mu majyaruguru bura bose bari kuzikora ariko ntago nyine ari ukuvuga ngo niko yafashe hit ahubwo nuko wenda igihe cy'umuntu cyo kitari cyagera cyansabe kikabanza naho cyo cyagera abantu bakangura mwigana wapi cyane ko hari stand up comedy hari dramatic comedy hari stand comedy ukinavuze ukora yihe ntago Imana umuntu aba yari yamenye yakoramo cyeka nyine iyo ugeze kuri tele bakavuga ngo ukora mu yihe wabonye ibyo ukora gusa wadusetsa nkagusetsa ahubwo nagukirigise reka da amaye nka data cyangwa wasetsa n'umuntu uri mu mva akavamo uri mu mva yuko abagezemo n'undi nazo mushyizemo sinamukuramo kereka bamushyizemo ari wo mukuyemo njye ntabwo namukuramo ariko we nagusetsa tu nagukirigise amaye nka data amaye nka so kandi wasetse byarangiye inka se mu Rwabangabe ntago wahamenya bazitangira mu kabari iyo yasinza guhinga kandi nta n'ihene agira ugomba ni ikibazo kiba gikomeye ubundi baravuga ngo nta muntu utagabirwa inka ajya avuga ngo wampaye nka data amaye twibutsa amazina natubwire ngo nitanga titi uwo twagiye sasa rero urwenya tuzamuke n'urwenya comedy ntabwo ukinira rero isekeje ubu se Imana bino bintu biba bidatunguye ariko Imana yo biri mu maraso tusinakubeshya kugusetsaho ni ugukubita urwenya ukagira ngo uyu muhungu agati se umuhungu ashaka ko nibera teta kandi utari teta aho kugusetsa byo ni ibyanjye ntabwo uzabihindekere nyine tu kandi nabwo uba wasetse ose nagusetsa gute cyeka we nagukina comedy abantu bo baraseka ariko ntago ujye useka we kuba waraje warakaye kugusetsa bikomeye aho nagusetsa amana ni ibibazo buriya kugusetsa byo bisaba kuba nayipanze tunga avuga ngiye gusetsa uyu muntu ariko gusetsa umuntu live nanone ni ibintu umuntu azayapanze ntago ari no hita gutungura ku kanya nk'inkuba nk'uko izika itayasi ibintu byose ikabyanura njye nabanza nkitungura nkicanga nanjye mu mubiri bikicanga naye nkaza nkagucanga wamaze ukicanga nkicanga njyewe ubwanjye naye nkahita nkucanga ubundi iyo nyigucanga nawe uraseka utaza igitumye useka ahubwo urakimbaza nkakikubwira kuki wahisemo kuba umunyarwenya ntuhitemo kuba umwagiteri wa filime cyangwa umuhanzi buriya iyo uri umwagiteri iyo ukina udwe comedy uba uri n'umwagiteri wa filime ahubwo kuririmba byo niyahuzo mu bigori ko biba byaranze amajwi aba yarinize kuririmba si ibyacu wagize amahirwe yo kwiga
kwiga aho narize ariko sinayarangije byabaye ibyangabo mitanyareka byabaye ibyangabo ni ibyangabo nagaruke nko mu kaminuza mfasha ngo kaminuza gusa segonderi narayirangije wijya kure aho uri kurasa indege kandi itaragera mu gihugu cy'iwanyu reka ihagere uyirasa njye nagarukiye mu wa gatatu naho sinahageze mwese niyahuzo mu bigo warimutse ntiwajyamo narimutse sinajyamo njyewe ko nta kazi ko gucuruza imyenda ntakabonye rugikubita ko abantu babonye ko ndi shapu nshabutse bahita bavuga ati rero noneho mu kiruhuko nkazajya gukorera ibiceri ikiruhuko kirangiye mbona mfite inote y'ibiri ku musonda bati ishuri niyahuzo mu bigori ni mu byangabo mpita njya mu mafaranga kandi ufite papa na mama oya barapfuye ni mu bigori nta babyeyi bamugira Yesu yarabahamagaye baritaba bakoze ikosa ryo gufata kuri ya buto nta birenze oya buri wese kila muntu na muzigo wake buriya waje urawakira wari umunsi we ntawe ikintu nabihinduraho ni se mama we ntawe ufata nanjye wanjye nuza ni umuzigo wanjye ubwo mugo murabana bangahe ni barindwi viye nayo kubyara yarabyitabiraga yarazi ko azagenda barindwi bose b'ibikurankota barashabutse kavukire ni hehe umuntu kumvise wenda kwanga amenye ubuhe kavukire ni Rwamagana kavukire ni Rwamagana kavukire ntago mazi neza nakuze ababyeyi barapfuye ariko icyo nakuriye Rwamagana tu niho hantu nzi uza kwisanga Musanze gute Rwamagana nakuriye nkazancuruza mu isoko ryaho nkabona ni ibisazi n'induru kandi ahantu wavukiye biba no kujya wakiriye aba ari ibibazo bikomeye ugira gutyo ukajya kuryama ujya bati amaye nka data haje umuhanzi mu kabari ukaburagiye urasepeye ugisinda twe y'abajene uyiturara muri borodire ntabwo yuka gutaha ndavuga ati ibintu birakomeye mpita nzi Musanze nuko none nabonye ari ibibazo haba uturori utamenye uko tungana uturori twaho nakangara njya kuryama byose byose se si bitwara amafaranga buri kintu cyose kwa amafaranga ntabwo ari cyiza kibaho ntabwo cyakanabaho rero nyine Rwamagana nabonye ibiceri biri kwanga nkomeze se nabonye Rwamagana ibintu biri kwanga katanze nuko wakuza kureba niwo musoro rero bamukecuru kadera cunze bataramba ndazinze ndigendeye Musanze warahakiriye Musanze nta n'amezi 3 mageze ariko maze kuba badman abantu bose baranzi nimbabarira ubukwe bajya kubona nkabujya mu batazi ko mbwinjiyemo pako bambwiye ko ari mike ku ni iminota 3 mba mageze ariko nabirenze ariko Musanze ho nzanakirira niba abantu bajya kuvumba oya kuvumba byo ntabwo ari ukuvumba ko njye ngena nk'umushefu mba mambaye nk'abashefu abavumbyi nano batatumiwe ko njye urebye mbona natumiwe kuko hari umuntu wamaye amakuru kwa hano habaye ubukwe uwo ni uba wantumiye ubwo nimba ari umuvumbyi simbizi wamaye amakuru njye niwe kizibiti gikomeye ko ntago nakijyana ngo mbwiye ngo ubukwe bw'abadive sinamenya ngo harimo inzoga ariko yarambwiye ati nubwo ari ubw'abadive nibataha hari umuntu wazanye inzoga uwo niwe mubiri rero wantumiye kandi ninja nambaye nk'abashefu twikomereze uheruka kwiba udakoze mu mufuka ryari kwiba nakoze mu mufuka n'ubu ndiba ndose akazi nkora wantu kubwira abantu ngo batangira abantu ngo ushaka imyenda voilà Yesu ati wabimenye mwigishwa uwo ninjye rero uwo ninjye ubatangira ukiyarenzaho abarayanjye ubwo ushobora gukora nkangahe shaka umunsi yo byabarabaye Yesu yabikubise gakoni yabicira iteka na 80 wayakora amaye nka data ntabwo ari udwenya nkuko ejo hari igihe ejo rigukubita ukikopesha agacango ukakanywa ukisindira ibiri byose bikazanye agacango nta nubwo ngakunda kuko amafaranga yarabuze ugaheruka ryari agacango nkaheruka ryari ni mu Rwabayamba bwaga turi kwa kangahe kwa kane muri weekend kwa gatandatu ubwo sinakarara kuko abajeranje ari kumbwa ati mubiza bimeze gutya ahandi bimeze gutya ubwo nkumva ahashyushye unakajya kuraraye nararaye urebye ako ibindi biri ku ruhande kwiba nakoze mu mufuka n'uyu munsi mpamvuye mu bujura kwa kazi dukora leta ntabwo ikemera ako ntabwo tuba tunibye buriya ko ntabwo ngenya gukura mu mufuka turumvikana nk'abantu b'abagabo kayamba hari ibintu wavuze umeze nk'uworoheje ababyeyi bawe ni urwayi na accident oya Mary yari umupolisi shaka ukuntu yapfuye ni mu Rwabayamba bwe
ngo imvura yaraguye ngo itembana imodoka mwana ibyo bintu niyo wabina muri Serumus nabyumva sha ni mbali nyiri rafiki yangu nyifite imyaka 4 nyiri igipeti cya mama yake ubwo papa we nejo bundi nyifite 19 nejo bundi kandi undi kuzwa 24 ubwo urumva papa we nejo bundi nejo washara ushaka washinga urugo rwawe ahaha urebye nayo naye gutwika ukaza tukabona cyangwa n'ubundi oya nawe mfite ariko urebye naye gutwika imwe ifite amatwi dore n'urufunguzo twa gato sinora ndibana mba kuri umukobwa muri ghetto ryari umukobwa se ntabwo ari ibintu ngiye mbikunda apana osinje nje nabwo ntabwo ngiye nkunda ibintu by'inzo ibintu ni wenda kintu nanjye kimbanga nagacangole kugira ngo ndyame numva imiba ariko ibintu by'indabyo wapisinje wosinje muri ghetto yaruka byari ryari oya no ku musego aba ari amacupa y'ibyuma iyo uryamye nabi bitari kubaga ariko ntabwo ari cyane nabwo ni gake uheruka gusura abavandimwe bawe bamagana ryari ntabwo amanya data avandimwe tuvukana nabwiye ko ari imiriro buri wese aba yaragiye ukwe buri wese yaciye ukwe nyine n'abajene turakubita ku ifone ati yewe gate jene gahita bati ndaho gerageza kuturakira kari mu kamwe ka Jay Paul kandi naramufana kandi uzarumbwira njye sinigeze mufana ariko icyo nzi cyo nuko bigeze numva bavuga ngo twubatse akomeye twubatse ku musenyi ngo ni nayo mpamvu ubona tutajegajega icyo nicyo nabashaka kubwira nkigendera umfana shanjye namufanze mfana kumba mfite ibibazo byanjye bitanyoroye kujya gufana umuhanzi ni mu bigori nta muhanzi mba mfana n'umwe nicyo wabwira umuntu ukubonye kuri Iris Rwanda bwa mbere ikintu namubwira cyo sha nakora ibikomeye kubita inzu bipfunsa abamora inkingi amenye ko nyine ino boro ntabwo ari imikino turi seriye kandi tuzanye impano ifite umuriro uri kwaka ucunze nabi wanashye tugushimire ntari bimunshimire nanjye mba nanishimiye mbere ko munshimira